uyu muntu yafashe icyubaro cy'Imana arakiha atagikwiriye wabyumvise noneho byatitire kuko ihisha ubwambure bwe n'icyubahiro cye yamaze kucagura ntashaka guseba Imana yaramaze kumukuraho yaramaze kumwikiza yaramaze kumubona nk'utariho kuko nta kinezeza umutima w'Imana uwo muntu ni umupagani kandi uri hehe mu rusengero njye nkunda umukozi Imana bita Juste wo muri ADP umugabo nkaca bugufi nk'iki nk'umugore nkateka nk'umugore nkakenyera nk'umugore nkareba nk'umugore nkambara nk'umugore mu rugo ndi mama ndi rwego rw'umama nkaba n'umugore hirya rero narangiza nkajya no mu kazi ngakora kuko nyene guteza imbere iki urugo rwanjye umuryango kandi ntasabirije icyo gihe nidusura nambaye itabure y'akazi ntago uzanseka wabyumvise ariko ningaruka nkaba ndi mu murimo nawo nkawukora ntabwo rero ari ngombwa ngo kubera ko niswe iki ayo mavuta atuma nzamuka kandi nkagaruka n'ubundi ngasenya imitima y'aba bandi nshumbye ayo si amavuta ntago agira harya amavuta bapima mu maritiro ntago nzi rero litiro wapimyemo ngo mfite litiro no kwakubwiriza neza abantu bagahinduka ukabona afite umwimerere wajya kubona ukabona mu gihe gito kubera uko ubuzima bwe bwahindutse wamwimerere ubutumwa ugahinduka iyo uhindutse Imana irababara kuko Imana iravuga ngo ndapfusha mu gaseka iyo rero kuhinduka ahindura mu izina rya wa wundi y'icyo ari cyo none yatangiye kugenda ubona atangira gusa nkaho adohoka icyo gihe atangira kwinjiza ibitari bikwiye mu buzima bwe Yes, reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko mudukurikirana kuri Pastor Fanny official. Imana y'amahoro ibahe umugisha, abantu bakoze subscribe turabashimiye, Imana ibahe umugisha cyane kandi bishimire uyu munsi wa none. Twifuje kuba twabana namwe, ntago mwari mumperutse, ntago rero mperutse Pastor, ariko uyu munsi ntago nje kwa kundi bari banzimo, nubwo ndagenda mbivugamo cyane abantu nguyonje ngo ahita bagira ubwoba mvumo na karande byaje mvumo na karande ariko bagomba reka ngure Manu bagomba no kuyimenya icyo namaze kubona ko abantu batinya ikintu kuko bakibamo no Satani wamaze kubahuba imitima bigatuma adashaka ko bo ubwabo bahumuka amaso ngo bamenye ikintu barimo birengagiza imivumo kandi bagendana nayo bagatinda kubohwa kandi baboshye none ugasanga ni nka wa muntu ujya kwivuza indwara atarwaye ahubwo agahisha muganga yarwaye ndibuka kera nigeze kujya kwa muganga nayo mfite ikibazo cy'ugutwi k'umuhaha by'imihaha umuhaha none ari mutoya noneho cyo abazungu bajya kwivuza bakaguha biswi nk'umwana yenda agiye nanjye nashaka biswi yenda babwira ni ubu bafite ipamba nabigize ko ari byanjye ndagije namubwira nti ndashaka ndarwaye baturwaye ingwaye umutwe ndetse ngwaye no mu gatuza kugira ndebe ko nyine bumva indwara ndwaye noneho umusemuzi arasemura ahindukiye arambona ngo kutavuze ugutwi ndangije ndavuga numva ari bisanzwe bavuga ngo urabura kwivuza wagombye kwivuza wabigize ibyawe kandi uwo muhaha waturukaga kuri iyo ngiyo ngira ngo nyogokuru igeze kurwara hari masenge urwaye ari ndetse gutyo kugera aho ngaho ndawurwara ariko sinivuza indwara nyirizina kandi yambabazaga nagendanaga ipamba iyi ndwara yakize maze gusenga ikijwe n'amasengesho noneho njya kwivuza ibyo ntarwaye dufite abantu akwereka ngo arakijijwe ariko ugasanga zakaranira mivumo bimwicayemo none wabivuga akagutera amabuye kandi kuko adashaka kujya gute kubohoka rero icyo niyo mpamvu usanga abantu bavuga ngo muravuga kuri ibi ntabwo izi nyigisho twigisha ari iz'abapagani kuko n'ubundi baba mu buzima bwo kuraguza
baba mu buzima bwo kubohwa, baba mu buzima bwo kuzingwa, baba n'ubundi mu buzima bwabo bwite bw'icyaha, kuko ntibarahura na Kristo, ntibaramenya Kristo, bari muri ubwo buzima. Rero niba bakiri muri ubwo buzima, igihe bataravirwa n'umucyo ngo bakire Kristo umwami n'umukiza, bamutunge mu bugingo bwabo, batunge mwuka wera ubemeza agatsinda icyaha, kuko n'isezerano twahawe, nzabohereza umwuka wera igihe nzaba ntagihari, abemeza iby'icyaha. Igihe wakoze icyaha kubwira ko wakoze icyaha, ubashe no kwihanukireka. Uwo rero ntabwo ari we bireba cyane, kereka iyo yumvise inkomanga imukomanza. Ariko dufite bene data bavuga ngo barakijijwe, ariko noneho bya bindi akaba ari byo bibarimo. Iyo bibarimo rero ntago bashaka kubohoka, baravuga ngo bafite Yesu, aho kugira ngo utunge Yesu utakubohora, wamureka. Yes, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali nta gatandatu y'abadiaspora, abantu bakunda Pastor Fanny, abantu bakunda Pastor Fanny official. Baravuze ngo Pastor Fanny ni igisata cy'ibintu byinshi cyane, ariko Pastor Fanny official ni igisata cy'ibintu byinshi cyane bibera online. Ariko bivuze Pastor Fanny niba abandi bamenya amakuru ye, bakamenya ko waramutse neza. Uje umuntu mubanya mu karere ka Gatsibo, anyandikira mu gitondo nimugoroba, none wakansuhuza wamita Fiona, kunda kunsuhuza cyane, kambaza waraye ute, buri bute. Iyo naragera mu rugo nta mahoro abafite, nkongera ngasuza n'undi muntu uri Huye nita Bosco, yarambwiye ati ibiganiro byawe byose nzajya kereka umuntu ntafitiye nimero, ati kuko hari ahantu wankuye naho wangejeje. Mu by'ukuri rero izo ni inshuti z'akadasohoka, z'inshuti zanjye bwite, kuko zica inyuma zikampamagara, umeze ute, wiriwe ute. Uwo rero n'uw'agaciro, ko umuntu agutekereza akavuga ati ese wagiye ahantu nagiye, wagiye ute se, wagendeye kuki se? Urumva uwo muntu atari uw'umumaro. Niki cyagutwaye? Nateze moto. Iyo moto se numva atari moto, utakagombye kugenda kuri moto. N'undi nawe uburyo bwakagusuhuza mu muco wacu w'ikinyarwanda, akaba n'abakurikira cano. Rero dukurikira cano, ndanabashimira cyane. Tumaze kujya kugira 9,000, bivuga ngo mfite itorero rigari, mfite umurimo mugari wo kugira ngo nsengere aba bantu kandi bankurikire umunsi ku wundi. Ndashimira n'uburyo ibiganiro bisigaye bijyaho ako kanya bahita babireba. Rero Imana ibahe umugisha wose, ko guhera ku itariki ya mbere nabwo turafite amasengesho y'itorero, ariko ndumva kandi iyo mvuze ngo y'itorero n'aba bose ntago mbasiga. Reka tugusabe rero usenga Imana maze dutangire ikiganiro cy'uyu munsi. Mana data wa twese nyiringabo, tugushimiye bw'akanya nk'aka, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ugikomeze kubana natwe, abana na buri umwe wese. Bagize ibyago ubahe kwihangana, abari mu rugendo basoza amahoro, kandi abarwayi nabo bakize. Turasabye kugira ngo ukomeze ushyira bigoye, kugira ngo dukomeze kubana nawe. Sengera abantu bose badukurikiye kugira ngo babone ishya n'ihirwe mu byo bakora no mu byo batekereza. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Pastor, kibazo ni ibibazo bibiri, nikeretse nihazamo icya gatatu tugiye gusoza, ariko ndi kwifuza ko tuza kuganira ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ese umuhanuzi yemeye guhanura, enda Imana ikakubwira iti Emmanuel yenda umubwire ko apfuye, kandi Emmanuel udafite ubushobozi bwo kumugeraho, aho akaba ari ikimenwa bose, wemeye kumuhanura umuvuga mu mazina ugatomora, cyangwa ni ngombwa ko umuhanuzi ahanurira mu bwenge? Urakoze cyane. Ubundi bavuga ko ubundi umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana, ijambo ry'Imana tuvuga ngo ni mu ubwenge nzabata. Hari urwego umuntu avamo n'urwajyamo. Hari urwego rwo kumuhanuzi muto no kumuhanuzi w'umwana. Umuhanuzi w'umwana avuga ibintu abivangavanga, kandi iyo ugarutse ukamukanga aravuga ati ya ntikiniraga buriya rero
nta nubwo nari mbirimo. Umuhanuzi w'umwana iyo ahanura iyo abonye ikimuhoza bibero ziratandukanye, aravuga ati maze yikira icecekere mama, icyakuruzaga nubwo warizwaga n'uwari gukubisa urushyi uhita ubireka kurira kuko baguhaye bombo cyangwa ya bibero. Icyo gihe kuko umwana yahita yibagirwa wa muntu wamukubise, agahita abona ari mugenzi we, ariko uwamukubise afite impamvu, afite icyo yamukubitiye. Hari umubyeyi se n'umwana adafite icyo yamukubitiye, ariko umwana ahita agira gute, ahita yibagirwa. So rero umuhanuzi w'umwana akenshi ahanura ibintu nyuma iyo abonye ikintu bamukangije ahita abivamo, agahita ahozwa n'icyo kintu. Ariko umuhanuzi tuzabona umuhanuzi mukuru agereranywa n'umugabo, umugabo nyamugabo ariko atari babagabo b'ubu ngubu usigaye mbona. Umugabo aravuga ati icyo navuze ni icyo, akemera gupfira icyo yavuze akagihagararaho nubwo ryaba ari ikosa, ariko arahagarara ati oya icyo navuze ni icyo. Nta kintu wamukangisha kugira ngo umugire. Bivuga ngo impamvu aba umuhanuzi mukuru ni urwego aba agezeho yarateguye, ni inzira aba yaraciyemo zo kubabazwa, zo gukubitwa, zo gukomezwa, zo gutozwa nk'uko Pawulo yabivugaga. Ari nabwo yabwiraga umuhungu wa Timoteyo, yambwira ati ntazagire uhindura ubusore bwawe, yaramubwira ngo nuko nakomere. Bivuga rero ngo umuhanuzi mukuru agira mu buryo bwe bwo gutambutsa ubutumwa no kubakoze, hari ubwenge aba yiyunguyeho. Buri uko umwana agenda akura agenda agira ubundi bwenge. Rero hari igihe Imana iguha ubutumwa nubwo waba ushyiriye nyirabwo. Hari uburyo bubiri. Niba Imana igusanze, ndumva iki kibazo mperutse mperutse kugisobanuraho. Niba Imana igusanze ikakureka ngo ni Emmanuel, ntabwo ari ngombwa kuza kuri social media nubwo yabazwe. Ugomba gusanga Emmanuel igihe ubasha kuba umuzi hari nuko wamugeraho. Ariko niba hari ukuntu ushobora kuba utamugeraho, birashoboka ko wahagara nawe ukavuga utumva abankurikiye mfite ubutumwa bw'umuntu bita Emmanuel umeze gutyo usa gutya, kwa Emmanuel ni benshi, nihagira umumbonera azabwire ko mfite iki ubutumwa bwe. Bivuga ngo iyo agutumyeho gutyo ntabwo ahita avuga n'ibyo agize gute atumwe, ahubwo aravuga ati ndamushaka kuko yeretswe nde Emmanuel. Hakaba ari n'igihe werekwa ibintu by'umuntu runaka w'umuyobozi, ashobora kuba umuyobozi runaka, ashobora no kuba n'umushumba ukomeye uzwi. Ntabwo ibyaba byiza byaba bibi, ikibazo abantu ntabwo bumva imvugo y'Imana. Hari igihe umuntu aza akavuga ngo kuko wabwiwe ibintu bibi kuri wa muntu, genda umubwire ibi n'ibi gutyo. Ntabwo umuntu wo kubahwa agomba kubahwa, ntabwo uhita uza umubwire direct bya bindi, ahubwo usaba ubwenge. Imana ikaguha ubwenge ugomba kwimubwira, ku buryo mbere yo kuza kubutambutsa uranasenga. Iyo usenze afite ukuntu uvuga uti nagize iyerekwa, ugashyira muri rusange. Hakabamo umwe avuga ati ngewe niyumvamo. Nk'ubu hari message nagiye ntambutsa, ariko njya kumva zimwe z'abakozi b'Imana, nkumva umuntu arampamana. Muri iyi minsi hapfuye Pastor Theogene, hari abantu bari bamuhamagara benshi wa pastor, kambwira ati Imana imbabarire nagendeye muri ibi. Abandi si n'abapasiteri, hari n'abapadiri n'abafurere bamwe bagiye bamuvuga ati nemeye gukora ibi kubera umuyobozi wanjye, kandi ibi ni icyaha, ariko narabikoze. Kubera iki? Ko Imana idusaba tushumbe intama nk'abazazibaza. Noneho icyo kintu uburyo nakivuzemo gituma buri wese yiyumva nanjye nkiyumva. Tubona umuhanuzi Natani ajya kwa Dawidi, ntabwo yagiye ngo abwira ati mwami Nyagasani ko babitaga ni wowe wariye wishe iki uriye. Yarambwira ati hariho umuntu wari ufite agatama kamwe, ariko hariho n'umwami muri icyo gihugu ashaka kurya arya ka gatama. Bivuga ngo umwami muri icyo gihugu
umukene wari ufite agatama kamwe nk'umuntu utekereza umwami ninde umukene ninde ati urumva ibyo bintu ati uwo muntu akwiye gupfa ati ni wowe impamvu yamubwiye ngo ni wowe nuko bagiranye ikiganiro kandi akamwemerera itegeko rihana wa muntu iri tegeko akenshi uyu Dawidi yakoze njye ndisanisha n'irya Yuda amaze gukora icyaha n'umukazana we abamubwiye bamuza ati umukazana we yarasambanye we ntabona ko yakoze icyaha ariko umukazana we yagize gute yaragikoze ati nimubona ati mumuzane mu mutwike ariko kuko uyu mukazana afite ingingo imurengera ahaguruka ikibazo suko wahanuye ikibazo si nuko wavuze ikibazo nuko ufite ingingo ikurengera arahaguruka aravuga ati nyiri ibi bintu bitatu niwe wagize gute wanteye inda ko Yuda we ntabwo yarakibuka ko yanasambanye ko ntibimuriho icyaha cye kigize iki Imana ihagurutse umuhanuzi kugira ngo agukangure umuhanuzi abereyeho nkuza kuvuga kugira ngo urabona imbwa ukuntu bayambika amayugi genda uvuga ngo kugira ngo ikiri mu gihuru cyose kivemo umuhanuzi atera ibuye mu gihuru kugira ngo rivemo ariko direba twese ariko ngo arambwira ati iyi nkoni nyiri iyi nkoni nyiri iyi mpeta nyiri uyu mushumi niwe wanteye iki inda wibuke ko uyu Yuda ari muri karandi yasi wibuke ko uyu Yuda te karandi yasi ya Yakobo sibyo kwavuka ku ncoreke n'ubundi nawe rero yagiye yarabyaraguye kandi yirengagiza icyaha umuntu utanze inkoni isobanura iki impeta isobanura iki isezerano hanyuma umushumi usobanura iki ubwo se umuntu udafite isezerano ntagire utwaye ntagire n'ukuri ubwo se afite iki kandi ayoboye rero Imana itanga ubwenge sibyo mu bintu byose ntabwo Imana ari injiji irabizi ko turi mu isi kandi isi irimo na Satani irimo n'abakozi ba Satani abo bose rero turi mu gihe none bivanze muri za leta bivanze no mu itorero kandi bambaye Yuda yambaye umwambaro mwiza uko nta cyaha uwo niwo mwambaro natwe abakozi Imana twambaye ariko tukitwa ko turi abakozi b'Imana kandi mu by'ukuri byo dukorera nde Satani icyo rero icyo abantu batariho bibaza batanatekereza bivuga rero ngo iri ntuza uyu muntu kubwira umuntu ubutumwa bwiza cyangwa se ukajya kumubwira utagiye umubwire direct kubera ibintu runaka usaba ubwenge bwo kugira ngo ubwire wa muntu igihe wabonye umuntu izina rye uramubwira ariko umuntu uzwi n'ubwo yabakomeye biragoye ko uhagarara ngaha ngo ugire umubwire ngo ni kanaka hari igihe umuntu ahanura ugasanga ukurikiye wumva bwa buhanuzi cyangwa se babandi bakurikira bwa buhanuzi butari ubwabo akenshi bari kugufa bari yego weho ngewe nahanuriye Pastor Fanny ariko muhanurira mu bwenge nkoresha imvugo izimije ko ngewe ntabwo mfite uburenganzira iranka ryanjye aho mpagaze kubona Pastor Fanny byangora ariko ngewe mfite itangazamakuru runaka Imana irabinyeme ndabisengeye Imana ndabisengeye Imana inyemeza ko ngomba kubya nabicishaho ko singembi mbijajwa hirya no hino oya byo ni Imana sibikunda ariko nanjye mpanuriye mu bwenge ndavuze nti hariho umupasiteri w'umuhanuzi ni hari umupasiteri w'umuhanuzi uzwi muri iki gihugu nagiye kubona bona Imana iramuteturira muzamuye imaze kumuzamura ariko ageze hejuru aramanuka ariko ageze mu hagati mbona arongera azamutse Imana irambwira ngo mubwire yuko akora ibishoboka byose afata amasengesho y'iminsi 5 kandi yitandukanye n'ibyabasha kumumanura bihanuye gutyo abantu batabigenewe abo bantu baje muri komenti oya hariho runaka na runaka ubwo se watubwiye nde wevuga izina press izina igihe umuhanuzi
ashizweho igitutu cyo kuba yahanura atagira ubwenge kandi mwuka yamubwirije kuhanurira mu bwenge. Uwo muhanuzi yitwara ate pastor? Uwo muhanuzi apfa ataragera i Yerusalemu. Apfa ataragera i Yerusalemu. Ari iyo yibeshye aba ameze nka wa muhanuzi w'umusaza. Imana yabwiye ngo ntugerayo nturye ntunywe. Ariko akamubwira ati natwe Imana yatubwiye akarya kamwe. Akire buriya mu buzima ni buhanura. Ari intambara ku bahanuzi tugira. Ushobora guhanura nk'uko utanzeho urugero. Ushobora utumwe ku muntu ugaragara ko ari umukozi w'Imana uzwi. Wagira n'ibyago akaba ari umuntu ukunzwe cyane. Ufite ibyago cyane. Ufite abafana. Baraguhagurukira ukajya n'inzuki zigeze ku mutiba. Kubera iki? Uyu muntu yafashe icyubahiro cy'Imana arakiha atagikwiriye. Wabyumvise? Noneho byatitire kuko ihisha ubwambure bwe n'icyubahiro cye yamaze kucyagura, ntashaka guseba. We agashaka ko Imana ari giseba, we ntasebe. Uwo muntu rero ntago yumva, kandi Bibiliya iravuga ngo ngo mugiye muri icyo gihe ngo abantu bazaba bizi biki? Amatwi. Ntago tuzakora ko Bibiliya igira gute ari ukuri. Uyu muntu yimubwiye arakuvuga ngo upfobeje amavuta yanjye. Upfobeje amavuta yanjye, jewe namanuka neza. Mfite etaje zinizi. Ngendera muri iyi modoka imeze ni. Mfite ibi n'ibi. Mbese ukigangarika. Ukigira utakorwaho, ukigira utakwegera uworoheje. Uhamagaye ngo nsengere, ntago mboneka ndi mu birori. Hari urwego ndimo. Umupagani wo muri government ntago atandukanye n'umupagani wo mu itorero cyangwa se muri quartier aho ngaho. Kwirukanka ujya gusengera umuntu wo muri government kuruta kujya gusengera wa muturage urayikubitwa n'abadayimoni muturanye. Dusanga rero uko azamuka, Imana ivuga iki? Ivuga ko Imana yabwiye bize ngo nimugera mu gihugu cy'amasezerano. Kuko bamwe turi mu masezerano, Imana yari yabitubwiye. Sibyo? Yarakubwiye ko uzarya ugahaga. Yarakubwiye ko uzubaka amazu. Yarakubwiye ko uzagenda mu ndege. Ariko uyu munsi icyubahiro wamaze kumva aho ugeze na amatapi bashashe kuruta y'Imana iri muri wowe. None umwanya wagatanze kugira ngo wa muntu uciye bugufi nawe akubone, nta kikubona. Ariko kuko runaka ngo yangiye amavuta yawe ngo ntago areshya nayanjye. Hari umuntu warutse kumwe yarambwira ngo pastor ngo rwose ngo amavuta ufite n'urwego uriho ngo ntago wagombye kuba ngura n'abantu bose ngo musabane. Tubwira ni amavuta mfite yapimye kuwe mu nzani. Afite ibiro bingahe? Hirya yo kuba ndi umukozi w'Imana, ariko ndi umugore w'umugabo. Bivuga ngo mu rugo ngomba gukora nk'umugore, sibyo? Nk'umugore, nkategekwa nk'umugore, umugabo nkaca bugufi nk'iki, nk'umugore, nkateka nk'umugore, nkakenyera nk'umugore, nkareba nk'umugore, nkambara nk'umugore. Mu rugo ndi mama. Ndi urwego rw'umama nkaba n'umugore. Hirya rero narangiza nkajya no mu kazi ngakora, kuko nyene guteza imbere iki urugo rwanjye, umuryango, kandi ntasabirije. Icyo gihe nidusura nambaye itaburiya y'akazi ntago uzanseka. Wabyumvise? Ariko ningaruka nkaba ndi mu murimo nawo nkawukora. Ntabwo rero ari ngombwa ngo kubera ko niswe iki ayo mavuta atuma nzamuka kandi nkagaruka n'ubundi ngasenya imitima y'aba bandi shumbye. Ayo si amavuta ntago agira, harya amavuta bapima mu maritiro. Ntago nzi rero litiro wapimyemo ngo mfite litiro 20 ingahe. Icyo nicyo kiro cyica umurimo w'Imana muri iki gihe, kinica umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi ahanura atiyitirira ibyo ahanuye. Kuko umuhanuzi se bya ni fiyeri. Umuhanuzi iteka bayiteguye kubaho, guhambirwa. Wari wajya gutanga ubutumwa ukumva umutima urakurya. Ukamera nk'umugore ku gise. Urumva? Aho ngabo uvuga iki? Ese uyu utabugenewe azabufata gute? Ubugenewe azabufata gute? Ese nzakirwa.
urumva abantu batatu ugiye guhangana nabyo none bikagusaba gusenga kugira ngo Imana iguhe umutima ukomeye. Uyu mutima ukomeye rero duhabwa niwo utumuvuga umera nk'akaga nk'aya nyoni yaritse ku nzira nzapfa nzakira simbizi cy'ingenzi navuze wakumvise aho ngaho. Rero usanga kenshi abantu batinya kuvuga ubuhanuzi bw'ukuri ariko atagendeye kuko yatumwe, ahubwo ugasanga batumwe ku bakomeye aribo bahamagarirwa. Uzanasanga kenshi mu matelefone twakira hari telefone tutakira, umutwe twuciye ndamuzana isi telefone kwete babantu nabakunisha umutwe gusa ngo abantu wagiye nafashe umwanzuro ubwo yarazi ko ranganiriza ngo ndabwira nti oya ngo giye ubungu ngo arugego maze kwiba kandi ubwo nta n'umwaka aramara ahangaha nese ko gucya bangara bakunisha umutwe gusa ngo nafashe umwanzuro ngo kujya mvugisha aba diaspora gusa ngo mu diaspora ngo afite ubwenge ngo arumva ngo hagaciro ngo umuntu musenge. Ariko manwe ko turiho tukisha izina ry'Imana ngo wahagaciro uyu muturage kuki we si ikiremwa cy'Imana se si ikiremwa cy'Imana. Igihe amavuta yawe gutegeka gusenyera aba diaspora amavuta yawe gutegeka aba diaspora hanyuma nk'abanyarwanda muturanye kandi ijya kurisha ihera ugahera muri diaspora ikazaza ku rugo nyine n'ibyo bose zashobora kwiseseka muri wa mwobo muri bwa buvumo kuko yaba diaspora agusaba ko umuzamukira umusore ukamusengera numara kubyubasa uzashobora kumuzamuka ari si ikibazo se gahombaza ndumva ari uko nari ngeze ku kibazo cya kabiri kivuga ngo ese umukozi w'Imana umupasiteri muri vera umuprofete umubishopu aposo nkanjye badutambaho ibitambo tugapfa ubuzima bwacu bukava ku isi. Urakoze cyane. Umuntu abaho ubuzima navuga nka bubiri, abaho ibihe tukubona tukureba rwose ukabona kuriho kubera ko yatitiye nawe wayikwatse uracyayambaye ariko ushobora kuba uriho warapfuye. Yego warapfuye. Kubera iki wapfuye? Iyo umuntu yapfuye bamutambaye igitambo bigakunda kuko yarapfuye. Yego umuntu pastor uze kubisobanura neza kuko hari abantu batabaruka bakoraga umurimo nk'uwo bakoraga cya gihe mbere bagihagaze, twe tukabona imirimo bakora aracyari babandi kuko n'Abisiraheli Imana yabonaga nk'intumbi bafite urusengero bafite imigenzo n'amategeko ariko Imana ikabona nk'intumbi mfite ikibazo rero ko umuntu asigarana impano yo kubwiriza no gukora ibisa nkaho ari byiza ariko yarapfuye. Aho niho tugiye kureba ari naho turi buvuge muri rusange tutagendeye ku izina rya runaka. Aho niho ubwenge bugera gute buri bivuga ngo umuntu ashobora kubaho nkuko Sawuli yayoboye Isirayeli yaravuye hehe ku bwami dufite umwambaro twambara ariko ni niyo mpamvu bigora ushobora kubwira umuntu utamwita revera induru zikaba induru n'ukuri sibyo, utamwita profete ntirireme. Yego ntirireme, utamuha umwanya w'imbere bikaba birebire mu birori ahantu hose kuko afite umwambaro ariko uyu mwambaro yambaye ashobora kuba wambaye ariko bo imbere y'Imana ntawe afite ariko mu isi mu bana b'abantu arawambaye. Uwo rero twebwe tumubona ko yambaye kandi Imana yaramaze kumukuraho, yaramaze kumwikiza, yaramaze kumubona nk'utariho kuko nta kinezeza umutima w'Imana. Uwo muntu ni umupagani kandi uri hehe mu rusengero. Njye nkunda umukozi w'Imana bita Juste wo muri ADP ajya kunda kwigisha inyigisho z'abapagani bahehe mu rusengero n'impano ye ariko se urapagani ntago bahari
barahari. Uyu rero ashobora kuba ameze gutyo imbere y'Imana agaragara yarapfuye icyo gihe kugutambaye ibitambo kubera ko wakwatse ya nyenyeri imbere. Umwanzi Satani wagutwaye ya nyenyeri imbere n'ubusanzwe. Iyo nyenyeri nk'uko yitwaye n'ubundi azabona ko ntacyo umaze n'ubundi akurangize. Sibyo? Ariko umuntu urimwo umwuka w'Imana ntabwo bamutambaye ibitambo ngo bikunde. Rero twige gutandukanya abantu kuba bakora cyane ya mirimo myiza banagaragara cyane ariko imbere y'Imana batagaragara. Nubwo ushobora kuba akavuga ati se imbere y'Imana murahazi, yego, ari nayo mpamvu usanga bamwe ntabwo bapfa bapfuye bajya mu ijuru, hari n'abajya kwa Satani. Ariko ko twese bose inzira ni ukujya hehe, ni ukujya oya, twese duca mu rupfu. Ni ukujya mu mva. None tujya mu mva ariko tukava tujyanwa. Ubugingo bwacu nibwo bujyanwa mu ijuru, bukajya kujya gutegereza nabwo kugeza igihe ku munsi w'urubanza. Bivuga rero ngo utambwa ni wa muntu ugaragara imbere yacu ko akora neza, ni mwiza, ni umuntu mwiza, imirimo myiza ni sawa, ariko imbere y'Imana, kuko Imana yacu itareba nk'abantu, ikaba yaramugaye yaramaze kumuca nka Sawuli. Icyo gihe rero igukura ikakujyana kubera ko ntacyo umaze. Bitavuze ko abantu bose bagenda batwanzwe, ariko ku kibazo warumbajije, yego birashoboka. Utangwa ntabwo aba akiri umukozi w'Imana, ahubwo hari ikintu kiri muri we. Ni ukuvuga ngo Satani aba amubyinisha, aba yasigaye n'ubu Satani amutambarisha, amubyinisha cya kintu cy'umwimerere kitamurimo. Nuko nubikora n'aba atagikorera Imana, n'utamba abantu ntabwo aba akorera Imana, ahubwo aba akorera Satani, ariko yambaye wa mwambaro kwereka umutima w'imbere wamaze kugwa yambara. Rero akenshi imitima niyigwa, kandi ubwibone bubanziriza iki? Bubanziriza kugwa. Ko iyo ubwibone ahantu ubwibone buri usanga kenshi gutinya Imana kuvaho, tugasigarana Imana yo ku rurimi. Shobundi hari umuntu wamamagaye ambwira umwapotere umwe mu Rwanda, arambwira ati bari inyigisho tuba dutambutse ariko bamwe bafite uko batabyumva ariko abandi bakabyumva. Arambwira ati uyu mwapotere ujye umukurikira, ntajya avuga Yesu, ntajya avuga ku gakiza. Nisiye ko ntarabona umwanya wo kumukurikira. Uwo muntu wambwiraga ari muri Denmark, arambwira ati uyu mwapotere aherutse kuza muri Denmark, yigishije inyigisho n'ibi, yavuze ibi n'ibi, ariko ntabwo ajya avuga kuri Yesu. Havuga Yesu, avuga ibintu runaka. Ndavuga se koko sanga rero, ariko sinabitindaho kuko maze iminsi mpuze, ariko ndaza guhuguka muri kiri inyigisho ze cyane koko ndebe. None bambwira n'undi mugabo nawe w'umunyamerika wapfuye. Ndashaka kukwereka umuntu ushobora gutaha, ariko ko umuntu w'Imana ntabwo apfa, ahubwo arimurwa, ibintu bye bikiriwe. None umuntu twari turi mu modoka arambwira ati hari pastor utakanaka kwitwa ndi yapfuye aguye mu ndege. Arambwira ati, baravuga ati uyu muntu inyigisho ze zitambuka nta bantu bagemera ko yapfuye, abazi ko akiriho, zihora ari kuko yari inzu y'ibitabo, yubatse ibitabo, nawe yasize bari mu mujyo wikiri muri we, cyari kiri muri we. Uyu munsi ya ubutumwa bwe butambuka, kuko umuntu w'Imana ntabwo apfa, nicyo yakoze gisigara imusozi. Nubona umuntu w'Imana apfuye akazimanga, akazima burundu, jya umenya ko n'ubundi Imana yamurimbuye ikamurimbana n'utwo, ko ntacyo yari amaze. Dusoza icyo nashaka yuko tuza gusorezaho ni kikubaza ngo mbese pastor, ni ryari, ni bihe bimenyetso biranga umukozi w'Imana ushobora kuba bamutambaho ibitambo, kugira ngo twemere yuko uyu muntu, kuko hari ukuntu umuntu ashobora kureba umuntu ati koko uyu muntu kuko baramutambye pe, uyu agiye nk'igitambo, ariko undi nawe nubwo bapfa impfu zimwe, abantu bakavuga bati wapi uyu arimuwe. Urakoze cyane. Icyambere ni uburyo, icyambere aba bantu abeshi Satani akoresha
akunze gushaka kuko ari ikintu abakuramo kubaha Imana akabashyiramo gushaka kwibona ubwibone. Iyo afite ubwibone rero uwo muntu iteka nta kintu atakora kuko arashaka kwemerwa. None wa muntu ushobora kugaragara ko uyu muntu koko atambwe cyangwa kwa gukenyuka, bura no gukenyuka ni imikorere ya Satani, ni imikorere ya Satani. Ni igihe ubutumwa bwe bwari bwiza, yabwirizaga neza, none kwa kubwiriza neza abantu bagahinduka, ukabona afite umwimerere, wajya kubona ukabona mu gihe gito kubera uko ubuzima bwe bwahindutse, wa mwimerere w'ubutumwa ugahinduka. Iyo uhindutse Imana irababara, kuko Imana iravuga ngo ndapfusha mu gaseka. Iyo rero kuhinduka ahindura mu izina rya wa wundi ry'icyo ari cyo. None yatangiye kugenda ubona atangira gusa nkaho adohoka, icyo gihe atangira kwinjiza ibitari bikwiye mu buzima bwe. Aho niwe atangira kwinjiza imihango yose niya gipagana akayinjiza muri we. Gutaha, gusezeranya, gukora ibiki, gusangira, kwishimana, mbese kuba mu birori kuruta bya biyamaraga asengana atindana n'Imana. Icyo gihe kibaye gutyo rero kuko umwanzi iteka umwanzi ahora arekereje imbere yawe, kuko ahora dutega imitego dusimbuka. Iteka yakubonye yatangiye kugukatisha, niho noneho atangira kugutega akagutegesha cya kintu ushaka. Aba yitega kugutega mu biganza ukagwa mu biganza bye. Icyo gihe uyu muntu yari umuntu w'umumaro wabonaga, ukabona aguye muri cya kintu atakagombye kugwamo, uhita uvuga uti uyu muntu umwanzi agize gute, aramuhitanye. Kubera iki? Yararambiwe, yarwanyaga icyo uyu muntu yaragiye gukora. Aravuga ati rero reka mwarure mujyane. Kubera iki? Arashaka gutwara iki ari kiri muri we, none agaruka akoreshe rya zina ryaki. Kuko akenshi hari ukuntu umuntu ashobora gupfa ariko Satani babakozi be akoresha ku ruhando, akoresha komeza kuza aza muri rya zina rya wa muntu akerekana ko akiriho, kandi ari wa wundi uriho ukinira muri rya zina rye. Wabyumvise? Ukinira muri rya zina rye. Uzasanga rero akenshi uyu muntu yamaze gupfa bisa nkaho bigira gute, bimutwara, bikamutwara rya zina n'ibyo yubatse bikabikuraho burundu. Kubera iki? Birashaka kugira ngo bimwimure, nimara kumwimura bamutereka ahantu. Ariko umuntu w'Imana iyo apfuye arimurwa agatereka ahandi. Murakoze cyane, dushimira abantu bakurikiranye kino kiganiro. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire cyane. Mumenye ubwiru bw'ubwenge bw'Imana kandi munamenye n'ubucakura bwa Satani, niho muzabona imbaraga zizimya imyambi Satani agenda turasaho. None niteka ryose ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Abasenga. Murakoze cyane data, mu izina rya Yesu tugarutse imbere turagushimye, tugwaye ikaze muri kano kanya yaho tuyoborwe nawe, kandi ukomeze kuturinda, udushoboresha urugendo rugoye aho Satani yamennye amavuta kugira ngo tunyerere tugwe. Yarahategateze, ariko tuzi yuko udushoboza tukagera tugera. Twisaye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.